ikiduhuza n'Imana no kwizera. Cyane ntago twari ubwoko, ari kubera kwizera Imana yaratwakiriye. Ikiza gutuma Rusi abamwakira gihugu nuko agumana kwizera. Natwe nitwizera nubwo tutari Abisiraheli, tumaze kwakira Yesu umwami n'umukiza wacu, tumaze kumva ijambo ry'Imana, nubwo twari abanyamahanga tutagira amasezerano, aho kwizera kwacu kwatumye twemerwa nk'abana b'Imana. Niyo mpamvu Yohana yanditse igice cyawo cya mbere umurongo wa 12 ngicyakora abamwemeye bose bakizera izina rye yabaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo ntibabyawe n'ubushake bw'umugabo cyangwa bw'umugore, ahubwo babyawe n'Imana. Ikituma igiduhuza n'Imana ni ukuyizera. Nta kindi upfana n'Imana. Niba utizera Imana ntabwo uzajya mu ijuru, nta n'ubugingo ntabwo uzabona. Kandi Yesu nashimwe bene data, ni wa mwanya Imana duhaye wo kongera kuganira ku rugendo rwo kwizera. Ndi kumwe na mwene so Uwambaje Emmanuel. Reka dusenge Imana. Mana yacu, ndagushimiye kuri uyu mwanya mwiza duhaye, umwanya wo kongera gutekereza ku ijambo ryawe. Ziko ijambo ryawe ubwaryo ari rizima, rifite imbaraga n'ubutware bwo guhindura imitima yacu. Ariko sengeye mwami abantu bose bajya gutega amatwi kino kiganiro, kandi Imana ndisengeye kugira ngo ibyo mvuga ye kuba ari biturutse muri njyewe, ahubwo ari wowe ukorera muri nge. Ndagushima ko igihe cyose duteze amatwi ijambo ryawe wowe witeguye kutugirira neza. Urakoze Imana, mu izina rya Yesu ugira neza, amen. Bene data, nkuko twakomeje kuganira ku ijambo ry'Imana, turebera hamwe ko umuntu utizera adashobora kunezeza Imana, kandi tuza gusanga ko uko umuntu yizeye niko bimubera. Niyo mpamvu Yesu yajyaga abwira intumwa ze ngo bikubera uko wizeye, akababwira ati byose bishobokera uwizeye. Uyu mwanya rero ndagira ngo turebere hamwe urugero rw'umuntu umwe muri Bibiliya ufite icyitegererezo cyiza twaheraho dukomeza kwizera nk'uko twabitangiye. Turasoma muri Rusi igice cyawo cya mbere n'umurongo wa mbere turageza umurongo waho wa 5. Reka dusome. Inkuru itangira ivuga ngo Elimeleki na Nawomi basuhukira i Mowabu. Mu minsi y'abacamanza inzara yarateye, nuko umugabo w'i Betelehemu y'i Buyuda asuhukira mu gihugu cy'i Mowabu, we n'umugore we n'abahungu be bombi. Uwo mugabo yitwaga Elimeleki, umugore we yitwaga Nawomi, n'abahungu be bombi, umwe yitwaga Mahaloni undi akitwa Kiriyoni. Bari abanyefurati b'i Betelehemu y'i Buyuda. Bagira mu gihugu cy'i Mowabu baturayo. Elimeleki umugabo wa Nawomi arapfa, asigarana abahungu be bombi. Barongora Mowabukazi, umwe yitwaga Orupa undi akitwa Rusi, bamaraho nk'imyaka 10. Maze Mahaloni na Kiriyoni bombi barapfa. Uwo mugore apfushije umugabo we n'abana be bombi. Bene data, nshuti z'umusaraba tusangiye kwizera, iyi nkuru ni inkuru ibabaje, ariko ibyanditswe byose bigomba kutubera urugero kandi tukabyigiraho. Nkuko twabibonye, umuntu utizera ntashobora kunezeza Imana. Iyo bavuze hano muri Bibiliya bakazana inkuru irimo umudamu, akenshi Bibiliya ivuze umugore ibishaka kuvuga nk'ibintu bitatu. Umugore ibishaka kwerekana Isiraheli, kuko Bibiliya ivuga Yesu, Imana yerekana ko Isiraheli ari umugore yashatse. Iyo yabaga rero Abisiraheli basubiye mu byaha, bagiye mu banyamahanga, Imana avuga yuko bayiharitse cyangwa bagiye mu buraya, bagiye gusenga izindi mana. Niko Bibiliya itwereka. Ikindi, iyo tugeze mu Efeso tubona ko Pawulo yanditse mu bice byaho 5 avuga ngo itorero ryo n'umugeni wa Kristo, aho yavuze ko zaryishyira ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari. Nanone umudamu tumubona mu itangiriro, aho tubona ko Imana yamuremye nk'umufasha, ari nawe nyina wa w'ibiremwa, cyangwa se kugira ngo abantu bavuke Imana ikomeze kurema. Ubundi buryo Imana ikoresha ni uko ikoresha umugore. Muri make rero ubwo umudamu bisobanuye ibintu nka 3. Umugore mu buzima busanzwe, nka nyina w'abantu, ko nta muntu utabyarwa n'umudamu uretse Adamu wenyine, ariko abandi bose babyawe n'abadamu. Ubwo kandi umugore akabagereranywa n'itorero cyangwa Isiraheli. Aha rero tusomye uyu mudamu cyangwa uru rugo, impamvu ngaruka kuri uyu mugore nuko Bibiliya ivuze ngo uwo mugore
ngo yapfushije umugabo we n'abana be bombi. Kuki umudamu ari bari kuvuga? Kuki bavuze ngo uyu mugore yapfushije? Urumva ko iyi nkuru isa nkaho igaruka kuri we, ni nk'ibyago yagize, ariko ibi byago uyu mudamu yagize yabitewe no kutizera. Turebye muri Bibiliya ubusobanuro bwa Betelehemu bisobanura mu nzu y'imitsima, ahantu hadashobora kubura imitsima, hadashobora kubura ibiryo, kandi mu gihugu cya Isiraheli ni naho Yesu yavukiye. Ariko nk'uko mubizi Bibiliya iratubwira ngo ibyago n'amakuba by'umukiranutsi ni byinshi, ariko Imana imukiza muri byose. Kuba hitwa mu nzu y'imitsima ntibyahabujije ko inzara ihatera. Bivuze ko umuntu w'Imana ashobora guhura n'ibibazo. Dufite abantu bajya batubwira ko umuntu wizeye Imana nta kibazo agira, ko wizeye Imana nta ngorane ugira. Ariko izo nyigisho ntabwo zihuye na Bibiliya, kuko birayerekana ingero nyinshi z'abantu b'Imana bagiye bahura n'ibibazo. Icyo twabonye gusa nuko Imana ibatabara. Akwe n'abantu banapfa, kuko ndibuka babasore Meshake na bagenzi be bo baravuze ngo ibasha kudukiza, ariko nayo itadukiza ntabwo twapfukamira ikigirwamana cyawe. Ariko birekana ko Imana niyo yica kandi ikanakiza. Ntabwo rero kuvuga ngo umuntu wizeye Imana bisobanura ko nta bibazo yahura nabyo. Ahubwo icyo Bibiliya itubwira nuko kwizera Imana bituma ukomeza guhamya, nk'uko Yobu yabivuze. Yobu yahuye n'ibintu bikomeye, ni urugero rwiza cyane rw'abantu bizeye Imana. Imitungo iramushirana, abana barapfa, aranarwara, ariko aravuga ngo ibyiringiro byanjye ndabikomeje. Nicyo bita kwizera, ni ugukomeza ibyiringiro no mu ngorane. Tubonye rero ko uru rugo rugizwe na Elimeleki n'umugore we Nawomi n'abana babiri inzara yateye. Ariko twakwibaza ikibazo, ese iyi nzara yateye mu rugo rumwe? Iyi nzara yateye batubwiye ko yateye i Betelehemu. Ntago abantu b'i Betelehemu bose ro bahunze, ariko umunyakwizera ntajya apfa kuhunga, ntajya apfa kugenda, ahubwo yahuye n'ingorane nibwo akomera. Ariko ababo kubera ko nta kwizera bari bafite, babonye ibibazo bibaye, ikintu cya mbere bakoze bavuye mu gihugu cy'umugisha bahita birukankira mu gihugu cy'umuvumo. Mbibutse ko Mowabu ni mu rubyaro rw'abana babyarwa n'umukobwa wa Loti, ndetse na Loti ubwe ayo makuru marayazi. Ni igihugu cy'umuvumo rero, ntago ari ahantu ho kujya. Aho bari bavuye i Betelehemu ni igihugu cy'umugisha, kirimo inzara ariko kirimo amasezerano. Naho bari bagiye guhungira ni mu gihugu kirimo ibiryo ariko kirimo n'imivumo. Sinzi wowe aho wahitamo kuba, niba wajya ahantu hari imivumo hari n'ibiryo, cyangwa ukajya ahantu hari amasezerano nubwo haba hari inzara. Ariko ikimezo bafashe cyabagizeho ingaruka. Ntekereza ko handi ko bajya kugenda nta n'uwo bagishije inama. Niyo mpamvu hano tubona ko uyu mudamu bamugarutseho agarutse nta kintu afite, agatakaza umugabo n'abana be bombi. Bigaragara ko uyu mugore, abadamu muteze amatwi kino kiganiro murabizi, ntago umudamu ajya apfa kwimuka, ntago umugore apfa kwimuka. Bivuze ko uyu mugore byabaye ngombwa yuko nawe yemera uyu mwanzuro wo kwimukiremo wabo. Niyo mpamvu rero mubona ko ingaruka zimugarutseho. Nakwibutsa abagore muri aha muteze amatwi kino kiganiro, ababyeyi, ko burya umudamu afite responsibility zikomeye mu rugo rwe. Ashobora kugira ibintu ahagarika, kugira ibintu atemera ko byinjira mu rugo. Urumva ko bari kureka Elimeleki akajya gushaka y'ibiryo, akazagaruka guhahira umuryango, ariko ntibave mu gihugu cy'umugisha n'amasezerano ngo birukankire mu gihugu cy'umuvumo. Kigaragara nuko bagiye baragenda. Murabona rero ko bagezeyo, icyo bahungaga niyo cyababayeho. Batinyaga gupfa, batinyaga ko inzara izabica. Ariko bakigerayo ku munota wa mbere bakihakandagira, tubonye ko umugabo ahise apfa. No kuvuga ngo urupfu rwatewe naho bagiye. Bene data, iyo tuvuga aya magambo, mwumve ko uba ari umuntu aba yaragiriwe kumenyana n'Imana, kubuzwe n'Imana. Imana yarakumenye nawe uyizi, uri umunyamasezerano. Biragatsindwa gufata icyemezo cyo kujya mu byaha ngo nuko uhuye n'ikibazo. Mu byemezo uzafata, uzirinde gufata icyemezo cy'icyaha ngo nuko uhuye n'ingorane, kuko nta mugisha wagirira mu byaha. Waramaze kuba umunyamasezerano, waramenyanye n'Imana. Nabo rero ntibagomba kugira umugisha bavuye i Betelehemu ngo bagirire umugisha mu gihugu cy'imo wabo. Tubona ko bagiye rero, bagezeyo ibyo kurya by'imo wabo n'uburozi ku muntu uvuye i Betelehemu ntabwo ishobora kumuhira. Elimeleki akibirya, niba yararwaye ntabwo tubizi, ariko ikigaragara ashobora kuba yararwaye ko nta manuka igaragara yagize. Ashobora kuba yarahise atangira kurya ibyo kurya byaho, ahubwo ko ari igihugu cy'umuvumo,
aba ararwaye. Nkeka ko uyu mumama Nawomi yagombye kuba yarahise, kuko urabona ko ntawe nta kimufata, ni nk'inyisho yagomba kuhigira. Yagomba guhita afata umwanzuro akavuga ati reka ngende njya kurwariza umugabo wanjye i Betelehemu, kuko i Betelehemu nubwo bari bashonje ariko nta ndwara bigeze babona nk'iyo ngiyo yafashe Elimeleki. Ni indwara yishuye umugabo. Umugore ntiyamurwariza hariya mu gihugu cy'amasezerano ngo amusubizeyo, ahubwo aramureka bamurwariza nyine i Mowabu. Mwibuke ko nababwiye ko Isiraheli ishushanya itorero, ndetse itorero nababwiye ko itorero rigereranywa n'umugore ndetse na Isiraheli. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu yasubiye inyuma akava mu byizerwa akava mu ijambo ry'Imana, kuva mu masezerano y'Imana ukava mu bushake bw'Imana, ingorane zikubaho kuvuga utazi kirutagarutse. Niyo mpamvu ubona uyu mudamu ingorane yagize, uyu mugabo yahise apfa ko ntiyari gukirira hariya i Mowabu. I Mowabu ntabwo basenga, nta teraniro ribayo, nta mwene so wahasanga, igihari nyine ni ugupfa. Kandi ibyo bibaye nta somo byatanze kuri Nawomi ngo avuge ati reka mfate inzira ncyura abana banjye basigaye ne kugwa hano hantu ntabwo ariho, hasi aho kuba. Aga icyemezo yafashe yaravuze ati ibi ni ibisanzwe. Hari igihe tubona ibintu bibaye ku muntu ngo ibi ni ibisanzwe, ntabwo ngo byari ngombwa n'undi yari buzapfe ngo niyabe Betelehemu. Muri aho kanya yakoze iki? Yashatse abamowabukazi abashingira abahungu be babiri, nabo bapfira rimwe. Ibyo bibaye bapfiriye rimwe, ikintu cyabaye agahinda. Abuze umugabo, abuze abana be babiri, ariko ngo bimara nk'imyaka 10 n'ubundi ntiyataha, agumayo. Ngo imyaka 10 ishize ngaza kumva amakuru ko Imana yagendereye ubwoko bw'iwabo, yagendereye Betelehemu. N'ubundi Imana niko iri buzabikore. Kambabwire bene data muteze amatwi kino kiganiro, ntabwo Imana igereka abantu bayo, ntabwo Imana igereka abantu bayo. Ibyo mubimenye neza. Ndababwiye ngo umuntu wiringira Imana ntabwo azakorwa n'isoni. Nubwo imisozi yakorwa hayo, nubwo amazi yazikuka mu nyanja, Imana ntizabura uko igenza abayiringira. Niyo mpamvu nkubwira wowe uteze amatwi kino kiganiro ngo niba waravuye mu buntu bw'Imana cyangwa ukaba utazi Imana, uri mu byaha, inama nakugira garukiraho urengera ibisigaye. Bishoboka kuko wahuye n'ibibazo n'ingorane, ariko ijambo kiryumva ukarekeraho ukagarukiraho ugeze ukora ibyaha, ukagarukiraho ugeze ugwa, Imana yakugirira neza. Hari ibyo waramira, ariko nukomeza kugoma mu byaha ukagumayo, ingorane zizakubaho ziziyongera. Mukanya rero ngiye turakomeza dusenga Imana, ariko utegura umutima wawe kugira ngo ukomeze wiringire Imana, kuko niyo kwiringirwa. Murabona rero ko apfushije byose, yatinyaga inzara, atinyaga urupfu, none urupfu rumutwaye umugabo, rumutwaye n'abana be bombi, asigaranye abapfakazi babiri, nawe ubwe n'umupfakazi. Niko i Mowabu hamera. I Mowabu uri mu gihugu cy'umuvumo. Muribuka ko Abisiraheli igihe umuhanuzi w'ibinyoma Baramu uko byamugendekeye, yagiye kuvuma Abisiraheli asanga batavumika. Umwami w'i Mowabu yari yamubwiye ati genda bamvumire, nabonye ari ubwoko bukomeye kandi bugiye kuntera mu gihugu cyanjye. Ariko ngo agiye kubavuma aravuga ngo ntabwo bavumika, ngo ntabwo ngo n'abantu baturu kwabwo, n'ubwo buturu kwabwo ntibajya bavumika, ntiwabasha kubavuma. Ndashaka kubabwira ikintu Baramu yakoze. Yabwiye Baraki, uwo mwami mu kibaya cy'i Mowabu, aramubwira ati ngewe nzi ikintu cyashora Abisiraheli, reka tujye tubatumira mu gutamba no mu kubyinira Imana z'Abamowabu, baza bifatanye n'Abamowabu, bizatuma Imana ibarakarira. Numva aya makuru yarazwi rero. No kuvuga ko Nawomi, Elimeleki n'abana be bari baza aya makuru, ari Abisiraheli babaga baza amakuru y'uburyo ikibaya cy'i Mowabu cyarimbuye Abisiraheli, ariko babirenga hejuru, bafite inzira baragenda. Muribuka ko rero Baraki amaze gukora uwo mutwe cyangwa se ubwo bugambanyi na Baramu, bagiye batumira Abisiraheli ngo baze gutamba Imana mu kibaya cy'i Mowabu. Byarangiye abana b'Abisiraheli basamanye n'Abamowabu, umuvumo mugiga iraza yica Abisiraheli benshi. Ni ikibaya rero cy'umuvumo, nta muntu wari kujyayo ngo azagire ubuzima. Umva mwene data mushiki wanjye uteze amatwi kino kiganiro, ndashaka kubwira ko nta nyungu iri mu byaha. Inama nakugira ni imwe: niba utazi Yesu nk'abe n'umukiza wawe, iyi ni isaha nziza, n'umwanya mwiza Imana ikubwiye ngo garukiraho. Niba kandi waraguye, Imana irakugaruye, kuko Imana iyo tugarutse iratwakira, ikatwambika umwenda mwiza kandi ikatwishimira. Kandi niba nawe wari mu nzira yo kujyayo,
ntukomeze urekeraho. Niba kandi washidikanyaga ukiri mu kwizera, ndakwinginga ntukave mu ntambwe zo kwizera, tugasubira inyuma, wihanganire ibikugerageza kugeza igihe uzemererwa. Mu kanya turakomeza, ariko ndakwinginga ngo utangire ufate icyemezo. Niyo mahoro yawe, niyo byishimo byawe, kutava mu ntambwe zo kwizera, kutareka Imana, kudasubira inyuma, niwo mugisha Imana yakugeneye uzaguhesha amahoro. Nubwo waba ufite ingorane n'amakuba, nubwo ibyago byaba ari byinshi, nubwo waba utari kureba imbere ubona hatabona, inzira itagaragara, ariko gumaho Imana yagushyize, guma mu nzu y'Imana, guma mu byo wizera, ntugasubire inyuma. Imana igufiteho umugambi mwiza uruta ibikugose. Ntabwo ibikugose birusha Imana amaboko, kandi ibikugose ntabwo birusha Imana urukundo igukunda. Ndagira ngo mu kanya gato tugaruke turebera hamwe nyuma y'uko uyu mubyeyi Nawomi n'abakazana be bahuye n'ibibazo n'ingorane icyakurikiyeho. Bene data rero bashiki banye, nk'uko twamaze kubibona mu mwanya utambutse, mubonye ko iyi nkuru ya Nawomi ibabaje, kandi mubonye ko ibyo yatinyaga ari byo bimubayeho. Yatinyaga gupfa, ariko ngo akiri aho mu kibaya cy'Imowabu ngo yaje kumva amakuru. Mwibuke ko twasanze kugira ngo umuntu yizere ari uko agira aho ahurira n'ijambo ry'Imana. Ntekereza ko nawe ijambo ry'Imana uhuye naryo uyu mwanya rishobora kuba rigira ngo rikugarure mu murongo, rigusubiza aho wavuye ukagwa. Tubonye ko rero ngo mu myaka 10 ngo niyo yamazeyo, ariko yaje kumva amakuru. Hari amakuru umuntu ajya yumva akamenya ko Imana igira neza. Bibiliya tubwira muri Rusi igice cya 6 hatubwiye ngo bukeye hagurukana n'abakazana be ngo bave mu gihugu cy'Imowabu, asubira iwabo, kuko ngo yari yumviye mu gihugu cy'Imowabu yuko Uwiteka agendereye ubwoko bwe akabuha ibyo kurya. Imana iratangaje. Uzi ko n'abantu bari Imowabu ubutumwa bubageraho. Ndagira mumbwira abantu ko Imana ifite inzira nyinshi zo kubwira abantu ko igira neza. Ngakiri Imowabu hari amakuru yumvise ngo yuko Imana igira neza. Burya abantu, hari abantu birengagiza ibintu babizi. Abantu bari mu byaha nta butumwa mwumvise, abantu mwaguye ntabwo mwari mwumva ko aho hantu nta mugisha uhari. Ariko Nawomi amakuru meza tugiye kumuvugaho nuko nubwo yabaga ari mu kibaya cy'Imowabu, yategaga amatwi akamenya ngo iwacu bimeze bite. Yamenye amakuru rero yuko iwabo ngo Imana yabagendereye, kandi ibyo ngibyo yumvise nako byagomba kugenda. Ubundi Imana igenderera abantu bayo. None se ubundi hari gahunda yo kureka abantu yari ifite? Rega Imana yabakuye mu gihugu cy'Egiputa, yari ifite imbaraga zo kubarindira mu gihugu yabashyizemo. Nubwo ari mu nzu y'imitsima hakaba n'ingorane, ariko Imana yari igifite icyo gukora. Umuntu ashobora guhura n'ingorane rero. Ikintu gitangaje nuko abo Nawomi yasize ngo bashonje, yasanze basarura, nta wapfuye, nta gituro kigeze kigaragara kiri i Betelehemu cy'umuntu wishwe n'inzara. Ahubwo urabona ko Nawomi aho yagiye mu kibaya cy'Imowabu yashyize ashyinguye y'umugabo we n'abana, kandi cyari kizira ko umuntu ajya kushingurwa Imowabu. Mwitekereze uko Elimeleki yashyinguwe. Mwibuke ko Imowabu batazi Imana, n'ikibaya cy'ubusambanyi n'ibyago n'amakuba n'ubusinzi n'ibyaha by'uburyo bwose. Mwibuke uko Elimeleki yaba yarashyinguwe. Murumva yarashyinguwe ate? Cyangwa bari abana b'uyu mubyeyi bashyinguwe bate? Ariko urabona ko i Betelehemu nubwo hari inzara, nta muntu ushobora kwicwa n'inzara ngo usange igituro cy'umuntu wapfuye yishwe n'inzara. Ahubwo amakuru ahari uko Imana bije bagenderera. Ngamaze kumva ayo makuru, umva nkubwire inshuti yanjye, aya makuru twumva, ijambo ry'Imana twumva, burya nta kindi rigamije. Yarigamije kugarura umuntu. Akenshi ijambo ry'Imana twumva riba rifite ibiciro bine rigenewe. Abambere ijambo ry'Imana rigenewe ni abantu batazi Imana namba. Ariko ndizera wowe ko uwuteze amatwi y'ino kiganiro ubundi Imana urayizi. Ariko hari abandi bantu, hari ubundi bwoko, hari ibindi bihugu, hari ahandi hantu haba abantu batazi ko Imana babaho. Nubwo uyizi, hari abandi bantu batazi ko Imana ibaho. Ababaho umenye ko babaho. Wowe nturi muri abo rero. Igiciro cya kabiri ni abazi Imana ntibayisenge. Abo ngabo ni abayiteye umugongo, barayizi kwibaho ariko ntibashobora kuyisenga, barayiretse. Aba gatatu ni abandi bazi kwibaho ariko bayivuyeho. Nabo ni ikindi cyiciro ubu butumwa baba bureba. Abazi Imana babanye nayo bayivuyeho, bari mu cyiciro cya Nawomi. Icyiciro cya kane ni abandi bantu bazi Imana, bazi kunagira neza ariko bakora ibyaha bakabivanga no gusenga.
icyiciro cya gatanu ni cy'abandi bantu bahagaze neza mu murongo w'Imana, ari nabo Imana abo nabo Kristo aza gutwara, ugazaza gutwara itorero rye. Uyu mwanya rero aya makuru akugezeho kumenya ko nta mugisha uri mu byaha ni inkuru wakwiye guha agaciro ukagarukiraho, kubera ko wasanga ari Imana igukebuye ikugaruye kugira ngo ureke gukora ibyaha. Turabona ko rero Nawomi nubwo yari yaraguye, niko twabyita dukurikije amakuru twabonye mu kanya, ariko Imana iramukunda kuko hari inkuru yumviye mu kibaya cy'Imowabu bituma yiyemeza kugaruka. Agarutse rero ngava mu gihugu aho yarari n'abakazana be bombi babona izi nzira isubira mu gihugu cy'Iyuda. Ariko abakazana bamukurikiye arababwira ati se ngo arababwira ati nigitumye ngo ati musubire mu nzu z'iwanyu. Yarababwira ati musubire mu nzu za baso, Uwiteka abagirire neza, ati ngewe Uwiteka yahangiriye ibikomeye, none rero muneke kunkurikira nta cyiza muzambonamo. Ubundi mu muco w'Abisiraheli iyo wabaga upfakaye umuryango wagushakiraga undi muntu uza kubana nawe. Nawomi yarababwiye ati ngewe narashaje, ntabwo rwose nabyara abana ngo muzabategereze. Ngo arabasobanurira. Mbibutse ko abakazana be babiri ni Orupa na Rusi nibo bari bazanye. Ariko ikintu nshaka ko tuvugana kano kanya ni ukwizera kwa Rusi. Nubwo Nawomi yatanze ibisobanuro agaragaza ko atakiringiye, nta byiringiro gifite, irababwiye ati rwose bakobwa banjye nimusubireyo, n'iki bashakisha kujyana nanjye, hari abandi bana afite mu nda ngo bazabagabo banyu, bakobwa banjye nimwigendere musubireyo, ndenze urucyuriro ruva yaramaze gusaza, niyo navuga ngo ndabyiringiye, ndetse naho nabona umugabo iri joro kabyara abahungu, ibyo byatuma mubarindira kugeza aho bazakurira, ibyo byatuma mudashaka abanyu biye kuba gutyo bakobwa banjye, ngo nimwigendere, Uwiteka yabanguriye ukuboko kwe kundwanya. Urumva ko Nawomi aremera ko Uwiteka yamurwanyije, urumvaga arasebye. Bwe nababwiraga rero burya urumva Nawomi umubabaro wose ni uwuhetse. Namwe mujye mu kimo cya Nawomi, yagiye afite umugabo, agenda afite abana, none agarukiyaho. Urumva atababaje, avuze ati Uwiteka ninjye ashaka kurwanya. Arimo yemera ko ibi byago bimubayeho ari nkaho avuga ati kuki nge ntapfuye, nkaba ahubwo ngaragaye ko ari ngiye wakiriye umubabaro, agahinda gupfusha umugabo no gupfusha abana. Abwira bakazana bati nimwigendere, nange nta cyiza ntegereje imbere. Ayo magambo ameze gutyo Bibiliya ikavuga muri 14 umurongo wa 14 muri Rusi cya 14 ngo bongera batera hejuru bararira. Orupa asoma nyirabukwe, Rusi we amubaha akaramata. Nawomi aravuga ati dore mukamugabo wanyu asubiye mu bwoko bwabo no ku Mana ye, nawe nusubireyo ukurikire mukamugabo wanyu. Ibyo bisobanuro rero kamabwire bene data, kwizera rero ni iki? Ibyo nababwiraga, kugira ngo umuntu yizere hari intambwe no kumva ijambo. Mwibuke ko Nawomi, Orupa na Rusi bumviye ijambo mu kibaya cy'Imowabu, barahaguruka. Kwizera rero bari bumvise, iyo ni intambwe ya mbere yo kwizera. Bamaze kwizera bizeza umutima baraza, ariko bageza aho kwatura. Nawomi yatura ko nta byiringiro biri imbere, nubwo agiye ariko nta kintu ategereje. Abibwira abakazana be, ariko turabona ko uwitwa Orupa ibyo bisobanuro bamuhaye byafashe kwizera kose yari afite kumuvamo. Ndagira ngo mbabwire ko isi igihe abantu ibisobanuro ibyo bizeye bakabireka. Hari igihe umuntu areba imbere akabura inzira, agahora no gusobanura nk'ubwa Nawomi ko nta kiza kiri imbere, agafata umwanzuro wo gusubira inyuma. Urumva Orupa yarageze kuragenda. Kankubwire mwene data, mushiki wanjye, wowe ufite kwizera ukanashidikanya, urumva Orupa amagambo rushantege ya Nawomi yamubwiye yatumye ashidikanya, ariko ikitangaje abapfira gushira. Kankwingingi ube nka Rusi. Rusi we yaravuze ati ngewe rero sinsubirayo. Ndamaze ko udasubirayo ko ubona mwene wanyisubiyeyo urankurikira kwereki. Ariko Rusi yari afite kwa kwizera nababwiye, yari yarumvise ijambo arigezeza umutima, agira kwigo kwatura. Aha tugeze rero Rusi agiye kwatura. Ngo Rusi aramusubiza ati winginga kugusiga no gusubirayo, mone nkukurikira, kuko aho uzajya ariho nzajya, kandi aho uzarara ariho nzarara, ubwoko bwawe ariko buzaba ubwoko bwanjye, Imana yawe nizaba Imana yanjye, aho uzagwa niho nzagwa, bahampambe. Nihagiye itandukanya nawe kitari urupfu, Imana zabimpore bikabije. Umva rero mwene data, mushiki wanjye, ndashaka kubwira akamaro ko kwatura ibyo wiringira. Ibyo nababwiraga, mujye mufata umwanya, umuntu nakubaza impamvu ukomeye, nakubaza icyo utegereje, ujye umubwira ibyo wiringira. Hendi imbivuga ngo muri uyu gihugu cyiza ngo mese mwiringiye iki? N'impamvu uri umurokori ujye ubivuga. Ntukajye ugira isoni zo kugaragaza uwo uri we.
ujye ubibwira umuntu wese kubajije impamvu udakora ibyaha nk'abandi, umubwire impamvu y'ibyiringiro byawe udafite isoni. Rusi yaravuze ngo yewe sinsubirayo, ntabwo nawe navuyemo wabo ngeze hano ngo subire inyuma. Ndagira nkubwire nawe uteze amatwi kino kiganiro, untambwe wateye yo kumenya Imana ntuzasubire inyuma. Iyo usomye neza ubona ko ijambo ku murongo wa 19 nicyo nshaka kubagiraho inama. Haravuga ngo abonye yuko amaramaje kujyana nawe arorera kubimubwira. Ndashaka kubabwira ngo iyo tumaramaje kujya gukurikira Yesu, nta wundi muntu utinyuka kugira ikintu atubwira. Muri ibyo yavuze ngo abatinyutse ibyago byose naza kurikire umwami Yesu, ngo ntagazacogozwa n'incamugongo, ngo abanze mubwira nibo bazagwa, ngo have wabwoba winyihebesha. Namaramaje kujya mu ijuru. Uva nkubwire rero, aha tugeze rero, Rusi aramaramaje yiyemeje kujyana nande na nyirabukwe. Ese koko ko avuze ngo aragiye, uyu Rusi ko nyirabukwe amubwiye ngo nta mugabo azabona, ngo yarenze urucyuriro, biragenda bite? Kamabwire rero ko Imana itaziburira inzira abayizera. Niyo mpamvu kwizera no kumva. Wamara kumva ukwizeza umutima, wamara kwizeza umutima ukatura ibyo wemera. Ibi ngibi rero tubyatuye twatuye ibintu dushize amanga. Imana ntabwo ikorwa n'isoni zo kwitwa Imana yacu. Bibutse ko umuntu Imana ifitanye gahunda nawe ni umuntu yizera gusa, kuko umuntu utizera ashobora kunezeza Imana. Nimujya mu Bibiliya mu Isano rishyashya muzasanga abantu bose basanze Yesu bizeye, nta numwe watashye atabonye ubwiza bw'Imana. Niyo mpamvu Yesu yabwiye bashiki ba Lazaro ngo niwizera urabona ubwiza bw'Imana. Tugiye kureba rero mu kanya, ese Rusi kuko kwahagurutse akagenda akaba ari umunyamahanga, kabanyamahanga batajya bashaka mu Bisiraheli, kabajyanye n'umukecuru Naomi, biragenda bite? Kashaka kubabwira ko bene data, kuba uyu munyamahanga agiye mu gihugu cy'amasezerano, harimo isezerano rivuga cyangwa harimo umugani cyangwa harimo ikitegererezo kivuga ko abanyamahanga bagombaga kuzasanga Yesu, ariko nibandi bagomba kumusanga n'abanyakwizera. Ndashaka kubabwira ko rero ikiduhuza n'Imana no kwizera cyane ntago twari ubwoko, ari ukubera kwizera Imana yaratwakiriye. Ikiza gutuma Rusi abamwakira igihugu nuko agumana kwizera. Natwe nitwizera nubwo tutari Abisiraheli, tumaze kwakira Yesu umwami n'umukiza wacu, tumaze kumva ijambo ry'Imana, nubwo twari abanyamahanga tutagira amasezerano, aho kwizera kwacu kwatumye twemerwa nk'abana b'Imana. Niyo mpamvu Yohana yanditse igice cyaho cya mbere umurongo wa 12 ngicyakora abamwemeye bose bakizera izina rye yabaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo ntibabyawe n'ubushake bw'umugabo cyangwa bw'umugore, ahubwo babyawe n'Imana. Ikituma igiduhuza n'Imana ni ukuyizera. Nta kindi upfana n'Imana. Niba utizera Imana ntabwo uzajya mu ijuru, nta n'ubugingo ntabwo uzabona. Kandi twarebye kwizera rusange abantu bose bahuriyeho, tubona kwizera kuduhindura abana b'Imana, tubona kwizera nk'impano, tubona no kwizera kw'abakiranutsi dusanga muri 11 mu Baheburayo. Wowe rero icyo nkwifuriza wowe wumva kino kiganiro ni uko wagumana kwizera kwawe. Ko Bibiliya iravuga 11, Bibiliya iravuga mu Baheburayo 10:38 ngo wacyasigaye igihe gito kandi uzaza ntago azatinda, ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. Nyambara nasubira inyuma umutima wanjye ntabwo uzamwishimira. Ndibwira ko Imana ivuganye nawe muri uyu mwanya. Ndatekereza ko bya byiciro bitanu twabonye mu kanya by'abantu Imana igenera ijambo ryayo, udafite uharantu nawe wibona, sinzi igiciro urimo. Bikwibutse hari abantu batazi Imana na gato namba, batigeze banayimenya. Hari ibihugu bimwe bisenga izuba n'ukwezi batazi ko Imana babaho. Ndizera ko utarimo, kuko wowe wavukiye mu gihugu cyumva aho bavuga Imana, ndizera ko uyizi. Igiciro cya kabiri ni icy'abumva ijambo ry'Imana bakumva n'ibintu by'Imana bakabijugunya, bakabona nk'ibintu by'abasazi bakabisuzugura. Igiciro cya gatatu ni icy'abandi bantu bamenye Imana, bamaze kumenya Imana bayagwa, babivamo, baragenda banga kubana nayo, bisubirira mu byaha ariko barayimenya. Igiciro cya kane ni icy'ababivanga, bagasenga bakora n'ibyaha, bajya no mu nsengero ariko ntibareke ibyaha. Icya gatanu ni igiciro cy'abantu bagihagaze mu murongo w'ijambo ry'Imana. Ndizera ko rero kumva ijambo ry'Imana akanya hari igiciro nawe urimo, kandi ijambo ry'Imana rifite icyo rikubwiye. Ni ukuvuga ngo abatazi Imana nta mugisha muzagiriraho mwagiye, kandi urubanza rurabategereje. Hanyuma namwe abari muzi Imana mukagwa, irijwi ni ry'Imana ari kuvugana namwe, rebabwira ngo nimurekeraho nimugaruke bave mu kibakimo wabo. Nkongera nkabwira n'abandi bantu babivanga rero, nta mugisha uhari, nta mugisha wo kuvanga ibintu by'Imana, kuko n'umuvumo. Bibiliya iravuga ngo ubwo udashyushye
ntunakonjora akazuyazi ngiye ukuruka. Abo bantu bameze nk'akazuyazi bateresesemo Imana, utamenya ari bwo koki. Abakirisu n'abapagani baba mu by'Imana bakora n'ibyaha batera Imana iseseme. Ariko hari ikiciro twabonye cya gatanu cy'abantu bahagaze mu murongo w'Imana. Ndakwinginga rero ngo ariho uhagarara, abantu bategereje icyo Imana yavuze, niyo bahuye n'ingorane n'akaga, niyo bahuye n'ibyago n'amakuba, Imana biringiye, Imana bamenye, Imana bizeye, ntishobora kubakoza isoni. Bibiliya iravuga rero ngo ntabwo Imana ikozwa n'isoni zo kuba Imana y'abayizera. Imana ni Imana y'abayizera gusa, nawe utayizera ntashobora kunezeza Imana. Mu kanya tugiye kugaruka dusenga Imana, ngusengera ba hafi uce bugufi tugusengera Imana, kandi ni wizera urabona ubwiza bw'Imana. Amagambo y'Imana wumvise ukizeza umutima wawe ko Yesu Kristo agukunda kandi ko aho ugeze n'ubwo ugeze kure, ariko Imana igufiteho umugambi mwiza. Bene data rero nshuti z'umusaraba, mbere yuko dusenga twakwibaza ikibazo, ese ibyarusi byarangiye biti? Iyo usomye rero mu bice bibiri usanga ibyarusi byararangiye neza. Mu bice bibiri ubona ko nibyo nababwiye ko Rusi yarageze ku ntambwe ya gatatu yo kwizera, yo kwatura. Muzi ko twabonye intambwe yo kwizera, hari intambwe yo kumva ijambo, cyane cyane ijambo ry'Imana kugira ngo riguhindure. Ijambo ry'Imana rizara urubuto rukajya mu mutima wawe, ryagira mu mutima rigakoreramo rigakuriramo, ukabarwa nk'umukiranutsi, ariko rigakora uko watuye. Intambwe ya kane no gukora. Rusi ageze mu gihugu rero cy'i Betelehemu na nyirabukwe, ariko ahageze nababwiye ko kwizera kutagira imirimo gupfa, kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye. Niko Yakobo yavuze, mwineka kwizera kwawe kutagira imirimo, ngiye nkweke kwizera kwanjye kufite imirimo. Umuntu uvuga ko yizeye nabigaragarisha imirimo. Rusi kuko arahageze, ikintu yakoze akigerayo yabwiye nyirabukwe ngo nubwo tutahinze hari abandi bahinze, reka nkurikira abasaruzi. Gakurikira abasaruzi. Bibiliya yivuga abasaruzi, iyo Yesu avuga abasaruzi ni abakozi b'Imana bazima, ntago ari abakozi b'Imana bose, abakozi b'Imana bazima bahawe umuhamagaro wo gushaka ubugingo bw'abantu no kwibutsa urugendo. Kuko Bibiliya tubwira ngo yakurikiye abasaruzi, ngo yabwiye nyirabukwe ati reka njye gushaka ahantu bari gusarura, ningeraho ngende mpumba ibyasigaye inyuma. Iyo Bibiliya ivuga rero umurima bivuze itorero, kuko Yesu yaravuze ngo mu isengesho yasize aduhaye, yaratubwiye ngo musabe nyir'ibisarurwa yohereza abasaruzi, kuko ibisarurwa ari byinshi, abasaruzi ari bake. Ibisarurwa rero ni mwebwe mwumva ijambo ry'Imana, abantu mwese muri kumva ubutumwa, niba Imana yavugaga. Hari hakenewe abakozi bazima rero bajya kubwiriza ubutumwa bwiza, bababwira iby'ubugingo. Rusi rero yakurikiye abasaruzi. Bavuga abasaruzi muri Bibiliya bavuze abakozi b'Imana bazima, bavuze umurima hano bavuze itorero, ngarabakurikira. Ariko ngo akurikira ngo abo ari bugirireho umugisha. Hariho abasaruzi utagiriraho umugisha, kuko na Yesu yaravuze ngo hari abandi ngo baciye mu cyanzu, ngo bataciye ngo kwirembo. Ariko yakurikiye abasaruzi bazima, ngarabakurikira. Ngo ageze mu murima mu bice bibiri muri Rusi, ngo umurima agezemo ngo nuwo witwa Bowazi, ngo w'i Betelehemu. Ubwo muhite muhuza na birya Bibiliya itubwira ngo Yesu yavuye i Betelehemu. Ubwo uyu Bowazi bivuze ko ari Yesu. Ni urugero cyangwa se byaganishaga kuri Yesu uzaza akavukira i Betelehemu. Rusi ajya guhumba muri uwo murima, tukabona ko mu bice bibiri rero yarahamusanze. Bowazi amenya amakuru, yabaza abasaruzi ngo uyu muntu ninde, ngo bamuha amakuru n'ubuhamya bwa Rusi. Ngo baramubwira bati ni umuntu udasanzwe. Umusaruzi aramusubiza ati ni wa mugore w'umuwabokazi wagarukanye na Nawomi avuye mu gihugu cye Mowabu. Urumva ko ni ubuhamya duhabwa n'itorero. Iyo tugeze mu nzu y'Imana, ubuhamya bwacu turabutanga aho twavuye, uko twakijije, uko twamenye Imana. Bene data, iyo tugeze mu nzu y'Imana tuba dufite ishimwe ko twavuye Mowabu. Urumva ni inkuru izwi, yavuye Mowabu. Ni igitangaza kumva umuntu avuye Mowabu akajya i Betelehemu. Hari ikintu ngo Bowazi yavuze, yaramubwiye ati, abwira Rusi ati, umva mukobwa wanjye, ntukajye ujya mu murima wundi, kandi ntukave hano, ahubwo ujya uba hagati y'abagaragu banjye, uhanga amaso ku murima basaruramo bakurikire. Ni ukuvuga ngo yamubwiye ngo ntugasubire inyuma, wageze aho agombaga kujya. Umva bene data, yaramubwiye ngo wageze aho agombaga kujya, ntugasubire inyuma, aho ugeze niho, ntukajye mu wundi murima, ntukongere usubirimo wabo. Icyagaragaye nukomeza kubona umwanya wo gusoma igitabo cya Rusi, niba ufite akanya gose kwitonda gisome, uraza gusanga ko byaje kugaragara ko Nawomi nubwo yari yagize ibyo bibazo, ariko mu muco w'Abayuda habagaho icyo bita umucunguzi. Umucunguzi yari umuntu uza akafata
umuryango ntuzime, umuryango wa Elimeleki wari buzime. Urumva abana ba Elimeleki bari barapfuye, na Elimeleki yarapfuye. Nawomi yagomba gushaka umucunguzi rero uza gufata ibyari bya Elimeleki, ndetse akagaragara ko Elimeleki atazimye, umuntu ushobora gucungura ibyabo. Nawomi rero yari yarakuze ari umukecuru, ntiyagomba kongera gushaka undi mugabo. Ariko yabwiye Rusi atumva rero, nubwo bimeze gutyo dufite umucunguzi. Bari bafite abacunguzi, ha mucunguzi wa bugufi bitewe n'amategeko y'Abisiraheli. Ariko umucunguzi bamuhamagaye ngo azacungure ibya Elimeleki, ngarabahakanira bagatereka, ntago nabishobora. Nuko bashaka umucunguzi wa kabiri umukurikira ku mwanya wa kabiri gucungura umuryango. Baza gusanga ari Bowazi, nyiri yasambu, nyiri wa murimo. Ubwo bijyana muri rya jambo rivuga ngo iby'amategeko yananiwe gukora kubwo intege nke ngo zacu, ubwo intege nke zacu ngo Imana yabisohoje ubwo yatumaga umwana wayikunda ngo azapfire, adupfire ku musaraba. Bivuga ko amategeko ntiyabashije gucungura umuntu n'ibitambo, ariko Yesu aje araza abamwene wacu bugufi, acungura Abisiraheli, acungura n'abanyamahanga. No kuvuga ngo Rusi yahise acungurwa nk'umwisiraheli, ndetse na nawo Rusi yaracunguwe, mbabarire, yaracunguwe nk'umunyamahanga, ndetse nawo nawe aracungurwa, kuko urumva uyu Bowazi yaraje acungura iby'umuryango w'Elimeleki. Byarangiye rero akoranye ubukwe nande na Rusi. Byatangiye ari uguhumba, ariko birangiye habayemwo ubukwe. Ibi bisobanura iki bene data? Bivuze yuko birimo byerekanaga ko itorero rizakorana ubukwe na Kristo. Itorero ni umugeni. Niyo mpamvu mwebwe muteze amatwi kino kiganiro, reka mbabwire, ibi bintu mubona turimo, hari ubukwe bugitwenda gutaha. Imbere yacu hari ubukwe. Ntabwo abantu babyumva, ariko mumenye ngo Kristo yamaze gucungura itorero nkuko Bowazi yacunguye Rusi. Unamenye ko ari nako Kristo yamaze yakunze itorero, akatanga ikiguzi byasabaga icyo ari cyo kugira ngo aducungure, ari cyo maraso ye, ariko akaba yenda kugaruka gutwara itorero rye ngarijyane. Ubu rero twebwe turiteguye. Ndashaka kubabwira ko inahangaha hari umugeni wa Yesu. Niyo mpamvu muri byavuze ngo umugeni wa Yesu witeguye. Mwitegure rero ntimurangare, ubukwe burakomeje. Gahunda y'ubukwe ntabwo yavuyeho. Nubwo ibibazo byaba bihari n'ingorane, ariko ubukwe burakomeje. Itorero ry'Imana mwe kurangara, umugeni wa Kristo akwiye gutaha, kuko inahangaha si wabo. Ndagira ngo dusenge, ariko turebe kwizera kwa Rusi. Rusi avuye mu gihugu cya mama wabo, araje azanye na nyirabukwe, urucantege ntacyo rumubwiye, aratuye, kandi ibyo yateye bimubayeho. Mbabwire ko twatangiye tuvuga ngo bikwere uko wizeye. Yavuze ngo Rusi ngaramusubiza ngo winyinginga kugusiga, kuko aho no gusubirayo sinsubirayo. Ambwa ati singusiga kandi sinsubirayo. Ni amagambo akomeye cyane. Ndagukurikira, kandi aho uzajya niho nzajya, kandi aho uzarara niho nzarara. Ubwoko bwawe nibwo buzaba ubwoko bwanjye, Imana izaba Imana yanjye. Siko bigenze. Ubwoko bwa Nawomi bubaye ubwoko bwa Rusi, Imana ya Nawomi ibaye Imana yande ya Rusi. Igihugu cye niko bigenze. Ndashaka kubabwira ko abantu bizera, ibyo bizera bazabibona. Muri byavuze ngo nitwizera tuzabona cya gihugu cyo mu ijuru. Kandi ngiyo ni inkuru nziza. Kankubwire wowe uteze amatwi kino kiganiro, tugiye gusenga Imana nawe. Ndibwira ko afashe umwanya wo kwitekerezaho. Ngibwira ko aho uri uhazi, nta muntu ukurusha kumenya intege nke zawe, nta muntu ukurusha kumenya ibyo utekereza n'uko umeze. Ariko ijambo ry'Imana ryakubongerera kwitegereza, risanga uyu munsi ari umunsi w'umugisha. Ndumva rero nagusengera kugira ngo imbaraga z'Imana zigufate, zikuzeho, gusabira umwuka wera aguhe guhamya, uhaguruke mu kibaya aho uri uzi. Kandi ndasaba n'uwasubiye inyuma waguye, nawe wumvise buno butumwa ngo ntiwengere kugwa, arekera hagaruke. Kandi asaba n'ababivangavanga bari mu nzu y'Imana, namwe mubireke, kuko Kristo yanga umuntu uvangavanga, urakaza uyaze ugatera iseseme. Ikindi ndasaba namwe mu gihagaze mu buntu bw'Imana, mwe gusubira inyuma, mugume Betelehemu, nubwo habari ingorane n'akaga, ariko Imana izahagenderera ikahagirire neza. N'itorero ryayo niyo ryahura n'ingorane n'ibibazo, Imana ntigirireka. Ibirireba iri hafi yari, yewe na Isiraheli, yewe Imana ifite amasezerano. Ntabwo Isiraheli izayireka, n'itorero ntabwo izarireka. Reka rero mbabwire ngo dusengane Imana namwe. Ndasaba rero mwese muteze amatwi kino kiganiro, guca bugufi tugasengana Imana. Reka dusenge. Imana yacu, reka ngushimire ko utagereka abantu bawe, kandi ijambo wavuze ryibuka ibihe ibihumbi. Ijambo wavuze Betelehemu ko ari inzu y'imitsima, niko byagenze. Nubwo hateye inzara, ariko umutsima waje kuwohereza. Kandi iyo nzara yabariye ntawishwe n'inzara ngo nuko inzara yateye, ahubwo tubonye ko ibyago byagiye kuwahunze akava mu masezerano. Sengeye uyu muntu uteze amatwi kino kiganiro, nzi neza akagukunda,
ariko afite intege nke zitangaje, yasubiye inyuma, yaraguwe cyangwa ntagakuzi, kandi n'undi nawe yendaga kugwa cyangwa ari bufata icyemezo cyo kujya gusubira inyuma. Iyo duhuye n'ingorane n'akaga, Satani aratubwira ngo dusubire inyuma, ariko ndasengera uyu muntu uteze amatwi n'ubutumwa kugira ngo umwuka w'Imana abe kuriwe, imbaraga z'Imana zimushoboze, acyumva kino kiganiro agarukiraho yarageze, kuko hari amasezerano yiwe, hari umugisha w'Imana imubikiye. N'impamvu yumvise ubona ubutumwa nuko Imana imufiteho umugambi, ntabwo yari yabitekereje akaza guhura nabwo, ariko buje kubera we. Imana ndamusengeye, sengeye uyu mukobwa, sengeye uyu musore, sengeye uyu mugabo, sengeye uyu mubyeyi, kugira ngo asubire mu mwanya we, ategereze icyo Imana yavuze. Ndagushima Yesu, kuko ijambo ryawe ari rizima, rifite imbaraga zihagije zo gukiza umuntu, kandi imbuto itabora. Nzi rero ko ijambo ry'Imana yumvise rigiye kumuremamo kwizera, agafata icyemezo cyo kugarukiraho yarageze, kubera ko twamaze kubona ko Rusi ntiyakozwe n'isoni. Nta muntu wiringira Imana ukorwa n'isoni, bimubera uko yizeye, kuko byose ushobokera umuntu wizeye. Urakoze Imana mu izina rya Yesu kubitwemereye, amen.